Amagambo yo mu Ivanjiri Ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nyuma y'urupfu rwa Yezu ku wa mbere w'isabato, Mariya Madalina azindukira ku mva butaratandukana, asanga ibuye ryavuye ku mva. Mariya we akomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Uko yakariraga arunama, arunguruka mu mva. Nibwo abonye abamarayika babiri bambaye imyenda yererana, bicaye aho umurambo wa Yezu bari bawushyize, umwe ahagana ku mutwe, undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati, "Mugore, urarizwa n'iki?" Arabasubiza ati, "Nyagasani bamutwaye, none nayobewe aho bamushyize." Akivuga ibyo, arahindukira areba inyuma, maze abona Yezu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu aramubwira ati, "Mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde?" Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati, "Nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye, mbwira aho wamushyize maze mujyane." Yezu aramubwira ati, "Mariya we." Undi arahindukira, aherako amubwira mu Gihebureyi ati, "Rabuni," ari byo kuvuga ngo Mwigisha. Yezu ahita amubwira ati, "Ntushake kungumana, kuko ntarazamuka njya kwa Data. Ahubwo genda usange abavandimwe banjye, maze ubabwire ko ngiye kwa Data ari we So, ko Mana yanjye ari nayo Mana yanyu." Nuko Mariya Madalina ajya kubwira abigishwa ati, "Nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye." Iyo ni Ivanjiri Ntagatifu.